Mwaramutse neza. Ikiganiro kigufi kivuga ku mubiri na roho twari tumaze iminsi koko tubivugaho mu bundi buryo butandukanye. Hari imvugo yo muri Bibiliya yagiye ivuga ngo umubiri umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Hari n'imvugo iba mu bantu muri rusange, nko mu gihe cyo gushyingura ukumva baravuze ngo kanaka cyangwa nyirakanaka yavuye mu mubiri. Tukaba twakibaza tuti ese dutandukanye n'umubiri? Ese birashoboka ko umuntu yava mu mubiri? Igishushanyo cyoroheje kugira ngo tubyumve kirava muri kureba radiyo irimo kuvuga. Radiyo yavugaga ariko mu mwanya wenda yikubise hasi irapfuye. Nk'uko umuntu ashobora kuhanuka mu giti cyangwa ku musozi akikubita hasi mu manga akapfa nawe. Noneho ukavuga ngo ya radiyo ngo yavuye muri radiyo, ngo radiyo yavuyemo, ubwo icyo ufite kitarimo kuvuga radiyo yavuyemo. Ubwo wari umuntu yavugaga n'ubundi aracyari umuntu, ariko ubwo atarimo kuvuga, atarimo gukora imirimo, buriya yavuye mu mubiri. Ntabwo ibyo bintu ari byo rero. Twabonye muri filozofi ya Spinoza yuko umubiri na roho ni ikintu kimwe. Umubiri na roho ni ikintu kimwe, ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Spinoza rero yaje asubiza ibibazo byari byaratewe na Descartes na filozofi yamubanjirije ya Pascal n'abandi benshi bagiye bagaragaza yuko roho ituye mu muntu. Ariko rero we yaje agaragaza yuko roho ari ikintu kimwe n'umubiri. Nabo bita le moniste ni ukuvuga bafata ikintu nk'aho ari kimwe. Dualist nka Descartes bafata ko habaho ibintu bibiri, habaho roho hakabaho n'umubiri. Hari n'izindi experience nk'abantu umuntu bamuteye ikinya umubiri wose bakaba barimo kumuvura, urumva abatumva mu buryo bugaragara, ariko yaza kuva mu kinya akababwira ibintu byaberagaho byose, ibyo bavugaga, ibyo bakoraga akaba yabibabwira. Ibyo bintu byagiye biba, izi experience zibaho. Ariko ibyo nanone nuko umubiri ufite ingufu nyinshi abantu bataratahura. Babitahuye n'ibyo byose babimenya ko ubwo bumenyi yaba yagize yabukuye mu mubiri, atabukuye mu kindi kintu cyitwa roho kiba ku ruhande. Nta n'indi mana ku ruhande iba yakimweretse, ahubwo umubiri, imbaraga z'umubiri tutaratahura zose nizo ziba zibumwereka. Nk'uko Spinoza yabivuze, yagaragaje yuko body cyangwa umubiri cyangwa roho byose ari ikintu kimwe, kandi nyuma kiza guhurira mu kintu kigari aricyo bita imana cyangwa substance, kigira attribute cyangwa ibigikoresha ziri infini. Ariko twebwe izo tubona ni mind na body. Urumva, mind na body nicyo kintu kigize substance cyangwa kigize imana, ariko ibindi byose tuba